Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho mutuye hose, Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza, kandi mukomeze kugubwa neza n'ibyishimo Uwiteka Imana ajya atanga. Ni karibu bantu mwese mukurikirana ijambo ry'Imana nshisha kuri iyi channel Living Fruit TV. Muri abantu b'umumaro, Uwiteka Imana akomeze kubanezeza, mujye mukomeza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Ndabahaye ikaze namwe mutarakurikirana iyi Living Fruit TV, tubahaye ikaze kugira ngo namwe mubashe kujya mukurikirana ijambo ry'Imana ducishaho, kuko tujye dufatanya ibyishimo by'ijambo ry'Imana riduha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 31 n'umurongo waho wa 24, twumve icyo Uwiteka Imana ahatuganiriza. Mukunde Uwiteka mwa bakunzi be mwese mwe, Uwiteka arinda abanyamurava, yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu, ni ihumure, Imana itugirire neza cyane. Yesu nashimwe. Uyu mwanditsi rero avuga neza, avuga ubwiza bw'Imana, arangije aravuga ati mwa bakunzi be mwe mwese mukunde Uwiteka, Imana yacu habwe icyubahiro. Arangije aravuga ngo Uwiteka arinda abanyamurava. Yesu nashimwe cyane. Ngo yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Yesu atugaze cyane. Mwene data, nshuti y'Imana, nta kindi kintu Imana igusaba ni ukuyikunda, kandi mu kuyikunda nta kiguzi Imana igusaba, nta mafaranga Imana igusaba, iragusaba umutima wawe gusa kugira ngo wiherezemo ikibanza. Yesu nashimwe. Usanga dushakashaka ibintu byinshi ndetse tugakunda ibintu byinshi hano ku isi, ariko kandi tukibagirwa by'ukuri yuko Uwiteka ari we uduha umwuka wo guhumeka, kandi ari we uduha byose. Ugasanga rero ntitumuhaye ikibanza mu byacu cyangwa se no ku mibiri yacu. Imana itugirire neza. Dawidi rero arangije avuga neza ati bantu b'umukunzi wacu Yesu Kristo, nimwubahe Uwiteka mwese. Yesu nashimwe. Bisigura yuko yabonaga ko hari byinshi mu isi bigiye kujya biza, ugasanga abantu barabyubararira, ugasanga abantu barabipfukamira, ugasanga abantu barabisenga, ariko uyu mwanditsi arangije avuga ati mukunde Uwiteka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Arangije avuga ngo Uwiteka arinda abanyamurava. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Uwiteka by'ukuri akunda abamukunda, kandi abamushakana umwete bazamubona. Imana itugirire neza cyane. Twirinde gukora iby'ubwibone, twirinde kwishyira hejuru, twirinde kumva yuko dusumbije ubwenge Imana, kubera yuko muri iki kinyejana turimo hadutse ibintu byinshi usanga birenze urugero, usanga byerekana yuko ari byo bifite ububasha cyangwa ari byo bifite ubushobozi, ariko burya umuntu ufite ubushobozi n'umwe, ni Kristo, umwana w'Imana, kuko ari we wahawe ubutware bwo gukandagira urupfu na sikoropiyo. Imana itugirire neza. Yatsinze urupfu, ntiyaheranwa n'urupfu, arazuka. Niwe wahawe rero ubutware muri byose. Imana idufashe, kandi Yesu atugirire neza. Bene data rero arangije aravuga ngo Uwiteka, uyu mwanditsi aravuga ati Uwiteka arinda abanyamurava. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, wowe ufite umurava mu kubaha Imana, wowe ufite umurava mu gukorera Uwiteka,
wowe ufite umurava wo gutinya icyaha n'igisa nacyo, umva ijambo ryawe rikubwira ngo Uwiteka arinda abanyamurava. Komeza rero muri uwo murava wo kwera no gukiranuka, uburinzi bw'Imana buri kumwe nawe kandi urukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Arangije avuga ngo yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Mwene data, twirinde ubwibone, twirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana yanga ubwibone, Imana yanga ubusambanyi, Imana yanga abanyamarari, Imana yanga ibyaha by'amarari, Imana yanga agasuzuguro, Imana yanga ubuhehesi, Imana yanga ikintu cyose, yanga ubujura, yanga ikintu cyose kiyikoza isoni. Ni ukuvuga ngo rero Imana ikunda umunyabyaha ariko yanga icyaha. Nshuti y'Imana, birashoboka rero ko hari inzira y'ubwibone wagenderagamo, hari inzira y'ubusambanyi, hari inzira y'ubujura runaka wagenderagamo, hari inzira y'ubuhehesi wagenderagamo, hari inzira yo kutanyurwa wagenderagamo. Akira agakiza, wakire Yesu Kristo umwami w'abami, nawe yiteguye kukubabarira. Imana itugirire neza cyane. Umurongo wa 25 haravuga ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure, Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti y'Imana, wowe utegereje Uwiteka, wowe umwubaha, wowe umukorera ku manywa na nijoro, ijambo ry'Imana rikugezeho. Wowe umutegereje, wowe utegereje kugaruka kwa Kristo, wowe ufite ibyiringiro y'uko umunsi umwe uzabonana nawe amaso ku maso, wowe ufite ibyiringiro y'uko uzicarana na Data iburyo bwiwe, niwakira ihumure. Haleluya! Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abategereza Uwiteka mwese mwe, ngo imitima yanyu nihumure. Yesu nashimwe. Nubwo turi mu isi tugahura na byinshi byagakwiriye kudutera ubwoba, birashoboka yuko kandi uri guhura na byinshi ubona bitugaritse umutima wawe, bikagutera ubwoba, amajwi y'iterabwoba. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo humura. Haleluya! Umutima wawe nuhumure. Nubwo ubona hari ibikakaye uri kunyuramo, nubwo ubona ko hari amahwa uri gukandagiramo, nubwo uri kugenda mu muhanda w'amabuye, ariko reka nkubwire ngo akira ihumure ry'Imana. niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yesu nashimwe. ngo mwebwe abategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Imana yacu nishimwe. Iyo umuntu afite ihumure rituruka ku Uwiteka, aratekana. Yesu nashimwe. Uzareba abategetsi ba hano mu isi, kubera baba bafite ababarinda, ni ukuvuga ngo aba yumva yizeye umutekano we, ko afite abarinzi ku rugo rwiwe cyangwa se abarinzi aho agenda hose. Natwe rero turafite uburinzi buturuka ku Mana. Haleluya! Nta basirikare dufite bitwaza imbunda bagaragarira abana b'abantu, ariko mu buryo bw'umwuka turafite abaturinda. Yesu nashimwe. Hari abamarayika murinzi bagenda bakurinda aho ugenda hose, waba uryamye se, waba uri mu kazi, aho waba ugenda hose hari uburinzi bw'Imana ufite, wowe ugitegereje Uwiteka. Ubuntu n'amahoro rero bituruka ku Uwiteka, Imana yo mu ijuru ibashe gukomeza kubarinda, kandi ubuntu buturuka ku Uwiteka bukomeze kubatwikira, bukomeze kubahisha mu mababa yabwo. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri we bikomeze kuganza imitima yanyu. Wowe wumvaga ufite ubwoba, we wumvaga utagifite kwizera, we wumvaga ucitse intege, ongera ugarukire Kristo. Aracyagukunda kandi umurava wiwe nturakuvaho.
ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe. Amen.